Ivan ari kabari. Kwa ryamye. Tena ni bakombo. Sego kombora mwana umusore. Ese mwishi wallahi. Umeze gute se? Wallahi. Wabaye igisore ariko Nta kibazo. Mano parfait. Umurabaye igisore cyane. Cyane. Ni ibiryo gusa se cyangwa harimo n'amasengeri. No gupfa no kugerageza. Umeze neza rero. Turashima rwose. Okay, muranyibutse rero. Turahageze. Oya Urwaye ameze gute mama? Kirango ntibameze neza. Amara kumenya na parfait. Cyane. Baraho. Nakashima hajya ko kana gato. Yego. Kameze neza nako kagiye kwika. Masige ngo ari umuhanga byatari. Biraho urebye. Kandi rero murabona ko ni mu Kigisenyi ntabwo gituye Kigali. Ese muzajya mwanga kongera kunsura cyane. Ayabanga Kigali niko. No kugerageza. Parfait rakuze. Ntago ari kari cyane. Ni ibisanzwe. Ariko aba yanariye. Aba yariye umuhungu. Yariye cyane. Ndamu mwamubonye se. Abonye yarabaye icyuki. Amafaranga y'umugabo. Z'amafaranga ya televiziyo. Ariko ry'amafi y'irubavu. Byo rwose. Mwaratsinze se. Urebye twarabikoze kabisa. Twagerageje uko dushoboye kabisa, twaratsinze, dushimiye Imana. Ubu noneho muje ngo dukore cya kiganiro muhoraga musaba. Twari tuje kabisa. Cya kiganiro ubanga rero ubwo bw'ibyuma ni mama Ivan. Nahoze mbona dukamera ariko nabo twayobewe ndafite gahunda. Urakomeye cyane mu bintu bigendanye no gukora za video, ni umuntu urenze cyane. Rero murabona ko amereye neza. Ubu rero kare barabayikise mu mwanya. Turisanga. Oya n'utuntu two tuji. Ji n'amazi. Okay. Babibaye imbere cyangwa tumaze gukora ikiganiro. Ariko twakora tufite akantu tunywa. Akashara mwaga kumwanya. Reka wenda kugira ngo mama Ivan tutaza kumwinjira dukora icyo kiganiro. Hanyuma wakisabye guhera na 2020 imyaka 2. Uretse ko wari waratureretse nyine. Ntabandi arimo. Reka mama Ivan namara gusetinga tubwira wenda ashyire nko kuri televiziyo kugira ngo tuganire. Yes, mwizere ko mumeze neza rero mu bice bitandukanye. Aba nibishywa banjye uyu munsi ngo baraje ngo mbavemo ideni y'ikiganiro nabemereye. Hanyuma nta kibazo twiganirire. Duhere ku manota yanyu ngo yarasoze. Wabaye wakangashye. Hajyawe mu biriya ntago bigira imyanya. Waratsinze, wabonye diplome. Twaratsinze kabisa. Dushiraje kujya ku utwo dupapuro. Diplome wabonye diplome nziza cyane. Cyane. Okay. Hadi wiga imigena n'imihanda. Wowe twishimye. Ewa, gira nanjye sinatsinze se. Naratsinze. Nanjye nigaga ibintu by'indimi rwego byinshi. Hadi wowe ukira uri umwana washaka kuzaba iki? Nashaka kirakana gato wabaye igisore. Ntabwo navuga ngo nashaka kuzaba umudokiteri n'ibindi. Oya. Numvaga n'undi nzaba umuntu ukomeye ariko mu bintu bya tekinike. Ibintu bya tekinike. Okay. Ubu rero inzozi zabaye impamo. Ziri kwegereza kuba impamo. Okay. Haya ninde washaka kuba umunyamakuru? Gusa urumva atari njye. Umunyamakuru wize indimi. Naje rero kamanze mutuze nze hanyuma tuganire mu ndimi ku birembe. Bizamese ngo byaremeze gute? Kizamicoro. Kizamicoro byose byari byaba ari ukukubaza amazina yawe ushobora kujijwa. Okay. Producer twicare gute hanyuma kugira ngo dutangire ikiganiro? Gutya twicaye neza cyangwa parfegere hirya na nicare hano? Yeah, sure. Parfegere cyane tuganire.
tugiye kumena habiri kugira ngo abantu nyine banatumenye nyine twagiye abantu baranzi cyane ni icyamamare ndazi ntabwo nyine kwivuga cyane nk'abana mwese bo mwese okay turaguheraho ubundi abantu batakuzi birenze kuri mwishywa wanjye Tuyishime ni muntu ki kubatanzi rero nge nitwa Tuyishime 60 umwana wa mbere w'imfura ndi imfura iwacu ndi imfura so ntabwo ubibona imyaka ingahe imyaka yo urumva ndo wa 2001 urumva ni 20 imyaka 20 ukaba urangije secondaire cyane rwose ku myaka ajya wasibiye kangahe kira ngo si nka kabiri se wasibiye kabiri kwanza bitari byoroshye ntabwo byari byoroshye umusa we parfum impano parfum we nawe nyine nko kwivuga bya hatari yego amazina yo n'ubundi nk'uko wabivuze ni impano parfum imyaka ingahe turi inkurikirane mfite nka 19 ni ukuvuga ngo ni umwaka umwe hagati yanyu okay rumuri rurahagije ra cyane nongereho urundi abona bitangiye kwiraho gakeya mfite imyaka 19 yego igisore kabisa mwatangiye gutekereza gushaka abagore oya ntibiraza ntabwo biraza turacyahiga amafaranga okay ninde wagiye kwiga hadi Karongi ni wowe Karongi oya ni Inyange hajya ni muri Karongi no Ngororero Inyange iri muri Ngororero okay wowe ujya kwiga Muhanga yaba bakundaga no kwirukana rimwe na rimwe urebye hari ukuntu nyine wenda habaho utubazo bikaba ngombwa ko nyine baba bagucyuye ukajya kwitekerezaho rero ntabwo ari igitangara bigeze bagucyura ujya kwitekerezaho urumva n'umusaza icyo gihe yari yafashe ibyemezo bikomeye ati uri rwose ubwo ibyawe birarangiye nta kongera gusubira mu ishuri ukundi ariko urumva ko byagize akamaro nanjye yigeze kumamagara ati none bamwiswaye bamwirukanye ese mwishywa wanjye ko nari nzi ko yitonda byamugendekeye gutera parfum we ntabwo bigeze bakwirukana na rimwe yigeze gusa nk'ibijya kubaho ariko kari akantu gatoya byahise birangira none kinga akaboko hajya wari wakoze iki ni kwa kundi abanyeshuri nyine bisa nkaho bashaka gutoroka naratorotse baradufata nuko agiye kurya amandazi wabimenye amandazi mwarayakundaga kuva kera cyane okay hanyuma rero murakoze muratsinze abantu felicitation kabisa numvise ibintu byagenze neza byagenze neza Tuyishime 50 hano nangahe ata 55 mukora kuri 73 umva ko uri buruse ko byagenda ko biri kose irimo amutayiwe parfum nawe wagize 46 kuri 60 na ko atsinze ari hayi kabisa congratulations kabisa kizama ariko cyangwa ibizama byari byoroshye cyangwa habayeho ubuhanga nta kizami cyoroha ni ukwiga bisaba kwiga cyane gukora ibintu byinshi cyane nyine urabizi mu ishuri bikomeye ntabwo biba byoroshye bikomeye cyane okay byiza cyane rero ubu si imigambi ni iyi mwifuza kwiga iki muri kaminuza ubu ntawe Tuyishime urumva niba narakurikiye indimi muri segonderi urumva nyine biramutse ari ibintu byakagenze neza n'ubundi nakomeza iryo tangazamakuru kuko n'ubundi numvaga ari ryo n'ubundi numva nkunda n'indimo nibyo numva byanyorohera urashaka gukomeza itangazamakuru parfum urashaka kwiga iki muri kaminuza njyewe ni ugukomeza n'ubundi imihanda highway engineer parfum Jones azwita engineer bakunze kurya udufaranga ariko bagira n'amafaranga menshi cyane warabikundaga na mbere cyangwa nuko babiguhaye kujya kubyiga nagiyeyo numva bitandimo ariko uko iminsi igenda yicuma batuganiza nza kumva ko ari ibintu byiza nanjye ubwanjye ndabikunda ubu ngubu ahubwo numva ko ari cyo kintu cya mbere
intumbero yanjye ahubwo ni ukuba injeniyeri bikomeye cyane engineer kabisa enjeniyeri parfum twishimire umunyamakuru bababwiye mu kirero amanota amaze gusohoka nindabimenye hagati ya mama na papa nindabimenye mbere aho mfite urumva ni nta kuntu ataba mama kuko niwe ukunda kugira amatsiko cyane so urumva rero niwe wari ufite amatsiko y'amanota cyagenze gute cyane ko yari afite impungenge kuri bamwe muri twe akenendaga no kukibaza ati ninde mama wanyu cyangwa ababyeyi banyu bavuga ati mwana yanjye azatsinda ko ubwo urumva ni nta wundi exactly ninjye njyewe ariko buriya no gusenga ni byiza hari igihe wenda biba ngombwa ko bikugarura mu murongo ugasubira mu murongo n'ubundi wari urimo ukiga then ugasaccessinga aho umuntu abyumvise ashobora kugira ngo wari warananiranye cyangwa n'ibyaha ntibyanyesha oya nta ari ukunanirana wenda yego nanone ntabwo twari tworoshye urabizi muri segonderi nyine ibyawe ntabwo biba byoroshye ariko ari ibibazo ntabwo ari ibintu wenda twavuga ko byari bigoye cyane wenda twarananiranye cyane ariko urabizi nawe ku ishuri bigare kumva ko nyine umaze kubyimba umaze kuba umusore bigatuma wenda rimwe na rimwe ashobora warasushije kaba ngombwa kumva ko nyine uri mbese navuga kuri independent kuko nta wundi muntu nyine wakuvugaho ajya bakirukanye kangahe ni nka kabiri kazi ko kuva nawe se baranyirukana aho wenda ngira atanyirukana barufe nawe urumva ko yagarukiye ku muryango congratulations rero kuba mwaratsinze ni byiza cyane twizera ko n'ibindi byose muzagenda mubitsinda hanyuma se ni cyane mwashaka kumbaza iki so rero twashaka kuzaganira ariko tunamwemo namwe nimoroshye yewe ndetse mwakazanye nyine ngo tukarebe gusa ubwo urumva dufite ibintu byinshi twakagombye kuganira nawe ariko hagati aho barambwiye muri n'abahanzi turimo tubyinjiramo turimo tubyinjiramo turacyagerageza nawe hari indirimbo mwese twumvikanye mvuga ngo tuzayikoraho isura nziza muracyaririmba indirimbo z'Imana turacyarimo neza kabisa rega mu Mana harimo byinshi kandi harimo umuntu wagiye mu Mana ndatekereza ko rwose habonera ibintu byinshi kandi byiza mu rugo muracyari abarokore turabarokore gusenga muri ADPR muracyaririmba project nyinshi zo zirahari project turazifite niteguye kuzaba abahanzi mbese bakomeye cyane twarabitangiye deja nubwo nyine wenda hari urugendo ruba ari rurerure birumvikana amafaranga ubushobozi nyine urumva dufashwa n'umubyeyi wacu kandi urabona na sister wacu abari ku ishuri kubona rero amafaranga ya studio kubona ya shoot urumva babigoye ariko ko biri kose hamwe n'Imana wenda Imana izamuha ubushobozi wenda tukomeze twabyara mumaze guhimba n'indirimbo zingahe wenda mu bintu byo kwandika tumaze kwandika indirimbo nyinshi zigera nko muri 12 gutyo muri studio zirimo ni nyinshi nubwo zitarajya hanze oya studio ni nyinshi studio cyangwa yo mu mutwe nibyo uri kwitekerereza ariko twagezeyo muri studio twagezeyo rwose cyane ko duherukana muri ya ndirimbo yawe ndumva duherukana i Kigali turi kuri recordinga ya ndirimbo yitwa Imbaraga nyuma yaho mwakoze izindi nyuma yaho twararecordinze ariko kubera nyine ibirasohoka ubushobozi ni iki ntabwo biraba official ngo tube twazishyira ahagaragara byibura n'abantu bajye bareba n'amashusho ubwo urumva twakoze amajwi gusa byiza cyane mubashyigikire akase muturimbire nk'akantu gato yose ku ndirimbo yanyu wenda nk'abatarayumva cyangwa indi yose mushobora guhuza kugira abantu banumve ati se abantu y'amajwi ariko kuri ya nka y'inzugi amafaranga yo bayirira ibigori iba turirimbira akabande kaba bashyize hanze
turembere nk'ako ze tumanura akavumbi kabyara oya kaba karimo mu bahanzi wenda mugiye mu kigashakaho mu bahanzi ubundi mwemera nde bano baririmba gospel urebye buri wese nyine aba afite uwo yemera bitewe wenda na facteur runaka gusa abanzi bose barashoboye ufana ndi bose ndabafana ariko manzi witwa bose ntabwo nkunda bose oya nyine ukunda nde mu yandi magambo je rero nkunda nuko byageze aho akitaba Imana nkunda Don Moen mu Rwanda nkunda Prosper Nkomezi we nimbonye ko bisakose oya ntago nta missioning umuntu umwe no nje bose tuba abantu bakora gospel abahanzi buri wese afite ikintu ngenda mukuraho haba Nkomezi haba Mbonyi haba n'abandi bari kuzamuka nkatwe n'abandi bose bafite buri wese ikintu ngenda mukuraho ntabwo rero navuga ngo nkunda uyu nguyu kurusha uyu no buri wese mfite akantu ngenda mukuraho ndiri mu buryo twimba sayi twanze niyo mu gitabo wenda kugira ngo wenda n'abadukurikiye bumve ese ibyo dukora bimeze gute ku buryo niyo hari n'uwo wakumva hari icyo yadufasha ukabona aho yahera wenda twabaririmbira kuri imwe yacu twakoze audio yageze hanze ariko itarajya ahagaragara ngo itangire kuba yagurishwa wenda niyo numva twaririmbaho gato twarimbaho gato n'abadukurikiye bakumva uko bimeze bakazabura numva hatera inkoko okay ninde ayobora mu wese ukora introduction yes oya mu kuririmba n'utera muri korali agomba kuba murida animateur umuntu wanima abantu murida sikinde kuvuga murida urabyumva umuyobozi nyine ubarimo kingito okay ninde kinyi muri mwese mu byo kuririmba baya twese turubahana ariko no ntaki aho abushatse kugira kudusumbanya ariko mu by'ukuri twese turagerageza kandi nyine mu bushobozi wenda dufite ashobora gutangira cyangwa atangira ikibazo kabisa ubwo rero tujye kubaririmbira ku ndirimbo yitwa Imbaraga ari nayo ngira ngo twahuye i Kigali turi gukoraho ubwo wenda nizasohoka muzayumva muduhe ibitekerezo katwumveho ndi hano Muchunguzi Yesu ni wowe dukeneye imyambi Satani adutera buri munsi ntitwayitsinda tutagufite ndi hano Muchunguzi Yesu ni wowe dukeneye imyambi Satani adutera buri munsi ntitwayitsinda tutagufite mwami Yesu ndazi kuri kunyumva imbaraga zawe nizo dukeneye wasezeranye kuzaba muri wowe uzabana nawe uzira herezo
kugira batazayishishira iyo ni indirimbo bita imbaraga iyo twayise imbaraga okay ntirasohoka ngo bishyire kuri za platform ariko wenda muri studio yararangiye muri studio yararangiye official byararangiye igisigaye wenda nuko twakora amashusho mukayisohora okay producer ibintu biracyagenda dukomeza ikiganiro cyangwa byaba okay hanyuma se ninde wazanye igitekerezo cyo kuririmba gospel donc wenda sinzi mbere ntabwo ari ukuvanga igitekerezo ninde wakizanye no n'ubundi busanzwe abaprotesta muri rusange ntabwo navuga ngo idini runaka ariko turi abaprotesta twakuriye muri church ariko ibintu bya gospel nyine twumvisha ari byo by'ingenzi cyane nabyo twisangamo kurusha ibindi bituma rero ari byo duhita tujyamo kandi twumva tunabikunze ababyeyi barabashyigikiye bagatiye abana mu bahanzi nta kibazo rwose baradushigikiye turabibona indirimbo ni sohoka se muri muzahindura ingendo nk'abantu nyine abahanzi oya urumva byose nyine bipfira mu mutwe ndatekereza ko hari ibintu bijya bibaho wenda waba umusitari kumva ko nyine abo mwagendanaga ubibagiwe ugahindura inshuti yego exactly inshuti ziriyongera ariko nanone ntabwo bivuze ko abo mwabanye kera wagakwiye kubibagirwa hari indirimbo z'abasitari hano iyo ngize amahirwe nkiganira n'abantu nyine bafite talent hamwe nanjye profitira hari abahanzi baba bakomeye cyane bitwa nk'aba Israel Mbonyi hari akarimbo ke muzi cyangwa indirimbo ye uriya ni icyamamare ntabwo wayoberwa indirimbo nk'indirimbo y'umushara turirimbira ni nk'iyi n'urugero Mbonyi kafite indirimbo nyinshi nkabaho nta kibazo byose se murayibuka twarimbaho gatoya ni gatoya okay ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwanje nduwawe ibyo nicyo bivuze tubeho baho yewe tendobeho wemagufa yumagaye tendubeho yewe tendubeho iyo aranyitegereza n'urukundo ruramusaga ati gendubeho aranyitegereza imbabazi ziramusaga ati gendubeho umva ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwanje nduwawe ibyo nicyo bivuze ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi Reza libado le fe. Tabifuze, tendubeho. Wemagufa yumagaye. Tendubeho. ndavuga naraye mu marembo y'ijuru sifite isoni zo kwinjira ngari ndose kurimba tenor byose umuntu arabiririmba yambabariye ibyahise kumbe nasanze ko byabuye ni Yesu naraye kururembo niseguye Kristo amateka yanje ahindukira ku marembo y'ijuru naraye ku marembo y'ijuru naraye
yanje bwite amina nabonye imana n'amaso yanjye ibintu byashukora by the way none se wese uremboranye twariganye hariya yeze ku Nyundo nahageze ahavuye ngira ngo azi no kuririmba cyane yemwe indirimbo yindi ivuga ngo yande batangira ajya bivuga menye kutarobanura itangira ngo kubutoni aye ndatangaye sinzibagirwa tunayicuranga ubone njya bacuranga mwe uremba kangahe njye narimba rimwe spa ngiye yose yes ni star ndaririmba kabiri cya gatatu biratera kumwanya nyatangira wenda nyicurange ndatangaye sinzibagirwa menye kutarobanura kubutoni uwabukiranukiye wese uramwemera ineza yawe nyinshi yamenyekanye kw'isi hose kwivuko iwacu nabo bararirimba banezerewe menye kutarobanura kubutoni uwabukiranukiye wese uramwemera ineza yawe nyinshi yamenyekanye kw'isi hose kwivuko iwacu nabo bararirimba banezerewe ingerayo nzicara mbabwira ibyo yankoreye n'ingerayo nzababwira ya mirimo zaririmba rwa rukundo yanyeretse kuko iminsi hayindi sinzibagirwa iby'umwami yankoreye n'ingerayo nzababwira ya mirimo zaririmba rwa rukundo yanyeretse kuko iminsi hayindi sinzibagirwa werega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa ngaho ninde wakarapasaka ntabwo nazi neza ahantu hagera njye ntabwo mwibuka neza ariko sinzi no kunaba akantu nkundamo ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa baratonekwa cyane kandi batunyishije benshi ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu kandi Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu mva washize ibanga ryanje nawe kure y'amaso y'abantu ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu washize ibanga ryanje nawe kure y'amaso y'abantu epfo hari aho avuga ngo erega mwana yishaje n'andiko yishize inyuma bakadusiga icyasha kugira ngo harono aye karangire tuzagasubiramo so muracyaririmba rero ndabyumvishe nuko twanasaraye twavuye mu materaniro mu practice abari menshi no mu iminsi twasaraye n'idanje njya mbona mukunda kureba ibintu byo kuri YouTube ba super manager na ba DJ Brian oya ni entertainment abari kure rapsa ni entertainment kandi buriya ntago ibintu wabirenze ingohe biba bigomba kubaho tukareba nyine ukamenya uko mwisi byifashe to super manager sura muzi waramubona manager turamwumva iritsira mwumva gutyo okay umubona gute super manager ko mujya muvuga ngo arasi super papa nari umuntu nyine uraho nasajya baratwika ariko niko muvuga ntabwo umuntu twika asaba ameza ku giti cye buri umuntu twika sinomba icyo ari cyo umuntu aba ashatse kuvuga akantu ko kwijijisha niko kabi uhora kumva mu bantu batwika hano hanze muzi wenda tugende no kuganira twerekwe nta kibazo kirimo nuko ibintu agiye guserezanya ariko nuko vuga nyine
kuba mbona buri gihe ibiganiro bya super manager byafata ku mavuta bya ndewundi hajya wundi Brian bose njya mubona mubareba ninde mwemera utwika cyane cyangwa kabisa muvuga ati ibiganiro by'umugenda ko bose baratwika bose bacuruza umuntu bose baratwika kabisa bacuruza umuntu ibyo bintu numva ngo byateye ngo bacuruza umunwa ngiki ako rero umuntu mubona avuga niko mbyumva tu niko mbyumva hagati ya super manager wenda na super manager unafata ku mavuta ariko ni umusesenguzi nakomeye cyane abantu muri entertainment baramwemera super manager afata ku mavuta sababwira aho nkunda kubona mureba na DJ Brian ninde mubona nibura avuga fact buriya kuko ntago wamenya icyo umuntu ajya kuvuga wenda yashingiyeho ariko buriya winjiye mu bintu byanyabyo ukamenya wenda n'imizi yabyo wenda wasanga buri wese aba afite ukuri kwe rero ntago nashingira ngo wenda ngo ni fata ku mavuta utwika se cyangwa DJ Brian cyangwa se super manager so ibikorwa ubundi biravuga ibikorwa biravuga ndatekereza ko ntago amagambo burya ntago aba ari sawa ahubwo koresha ibikorwa tubibone nyine ubyereka abanyarwanda ubizane tubibone twese tukigana hari icyo mwifuza kumbaza n'iki rero wenda dusoze wenda tuzajya tugenda tubiganira twagiye ku mazi mwagiye kungurira akantu ndabona mwaragize amafaranga musigaye munatereta rero oya mu myaka bigomba kubaho ariko nanone buriya ntago ari byo byihutirwa cyane abakobwa se batangira kubatereta n'ibyo dufite intumbero runaka ibyo ngibyo mu byo twapanze ibyo ntibiri ndatekereza iyo ufite target ufite intego runaka ushaka kugeraho warasetinze goals wumva ushaka kugeraho ndatekereza ko umukobwa ataba imbogamizi z'uko aba igisitaza kugira ngo za ntego zawe ntuzazigereho muratangira gutereka okay nta kibazo nizere ko nabyo bizagenda neza se muzashaka abagore bameze bate mu minsi iri imbere mu myaka iri imbere ibyo rero ntabwo twabitekerezaho turacyari bato turacyakeneye kwiga tukishakisha ubwo igihe nyine wenda kizaba cyageze nibwo tuzamenya abo dukwiye guhitamo uw'inzobe parfait yakundaga nabakunze neza ndeshera uw'inzobe byanashoboka kuko abantu bose imbere yanjye bose ndabakunda yego ni sawa cyane hanyuma utubazo tubiri rero mbasubize noneho tugende ikibazo cy'amatsiko nk'uyu tuyaje avuga ati se iyi radiyo iyi ntabwo ari radiyo nababwiye ko ari akantu gafata amajwi ibibazo bindi by'amatsiko kugira ngo dusoze n'ikiganiro mfite n'ibindi buriya nubwo wakomojeho ku kantu kare uravuga uti mufite impano yo kuririmba nibyo kandi buriya nta muntu wigira ari umwe nta wigira umuntu aba akeneye sapoti n'amaboko y'abandi bakagufasha cyane ko buriya abakozi b'Imana turakeneye ko umurimo w'Imana waguka haba mu butumwa bwiza bw'indirimbo abantu bagakizwa kubera indirimbo ibihangano bakabyumva mwe murakijwe hajya turakijwe umwami n'umukiza twarabatijwe bwa kabiri ngo dusenya no muri ADPR kuba dukurikiye rero ndatekereza ko rwose mbese muri andi magambo muri bamwe mu rubyiruko rukijijwe nukuri ruvuga gukomera kwa Yesu rwamamaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo urumva ni nk'umuntu twagiriwe kandi ntabwo ari kubw'amashuri cyangwa kubw'ubukire hajya umurongo muri bibiri uvuga ngo kera kanjye kujya nibagirwa ndetse nagiye hari umurongo muri bibiri uvuga ngo use kubw'iki kubw'amaboko cyangwa imirimo icyongereza avuga ngo it is not by works ubwo rero yanze Mike, umeze neza? Dukomeze. Dusoze. Ikibazo rero cyane mu. Ubwo nibyo navugaga. Ni ngombwa ko niba twinjiye mu murimo w'Imana tukaba twifuza kuwukora mu buryo bw'indirimbo kandi bikagera ahantu henshi hashoboka ko ntabwo umuntu aba nifuza ko wenda byaguma nk'uru Rwanda gusa utekereza ko binabaye byiza bikaba akarusho umuntu akabona support baterankunga bakaza
Mbese babashyigikira. Badushyigikira abatureba dushyigikire kabisa. Indirimbo nisohoka tuzabahaca link bajye gukora subscribe. Uretse n'uburyo wenda bwa subscribe n'iki n'uburyo bw'amafaranga. Amafaranga yo murayafite rwose. Urabona izi drip urabona amafaranga bafite. Donc ntabwo twakwigira nyine twenyine nibyo twakubwiye. Tuba dukeneye na support y'abandi bandi ku ruhande kugira ngo yebura naho tutabasha kwigeza babandi bashobora kudusupportinga bazabageza. Tuzafatanya ibibura turebe ko hari icyo twagera. Apotre ajya ngo wese wiritwa na Apotre. Apotre parfum. Apotre parfum. Weho iki dusoza ni iki waso dusoza. Icyo nasaba umunsi nyine tuzaba twasohoye igihangano cyacu, navuga ko ari icyambere ku bantu bazaba babibonye. Uko bazabashyigikira no kudushyigikira byo wenda nibyo ni nibisanzwe. Ahubwo ikindi cyo twabasaba ko twakomeza kuguma mu bwisho bw'Imana. Nuko bwisho bw'Imana ni sawa cyane. Okay, nziza cyane kandi mukomeze nyine mu bana bitonda ibindi mushaka kugera muzabigeraho. Zironga zimwe mugifite inzozi zo kurota, muracyari bato mugomba kurota byinshi mukazagera no kuri byinshi. Nyine ibanga ni ryarindi kodi iracyari yayindi, discipline nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri ni kirajya gukora cyane. Icya gatatu ni iki no kugira neza, kunda Imana. Burya kunda Imana ni ibya mbere. Hako nayo ikagukunda, wikunze n'igukunde byaba ari ikibazo cyane, ariko ntekereza ko idukunda kurenza uko tuyikunda nk'uko bagenda babivuga. Gusa ntidushoje, ibindi tuzagaruka tuganira, sibyo? Yego. Ibyifuzo byanyu ikiganiro tuba gikoze ndaza kucyaporodinga, nandikeho ngo kuri titre. Okay, ibyo ni ibyawe. Ni ibyawe nk'umunyamakuru. Ugati noneho babana baje. Ntabikabyo tugereranye wenda nka titre twagishyiraho wenda kugira tumve ko cyaba kimeze. Ntabikabyo binarimo. Bese wowe nk'umunyamakuru ni wewe nyine watuganirije, ni wowe uzi content y'ibirimo. Oya ariko ndetse nkawe kurikije ibyo twaganiye nk'umunyamakuru tubishyire igihe titre. Urakigira ikiganiro. Urandikaho sinzi ubwo arono ntabwo mbizi. Ubitekerezo wumva twakwandikaho ngo kintu umuntu uzamunyamakuru. Hano wabona nakuye akazi. Keneye ubufasha, n'ubufasha abana bakeneye ubufasha birumvikana. Abana bakeneye ubufasha. Kandi koko we titre yawe umwe twaje. Nta title ikoze. Nta title ikoze. Kati ubwo na sheri tuzakire iyi titre. We twumva twashyiraho titre imeze gute? Okay, ndamashyaho titre y'abana banza kizamuka kandi ubona Imana. Uko sibyo twabaga ibyo. Ira title yawe ndayikora. Shyo titre ya indi tuma umuntu areba nyene renze. Twe ntabwo dushaka ibituma bikurura abantu.